mugane w'umutuku ibintu navuze ndaza kubikubwira mu kanya. ese ugiye kubihakana kandi abantu bamwe bari kukubona kuri social media za Radio Rwanda. Yes, turi kumwe na Alyn Sano, ni umuririmbyi w'umunyarwanda. Kuri ubu ngubu ku izina rye hamaze kwiyongeraho album. Yakoze indirimbo nyinshi zirasohoka, abantu barazikunda, zifite uko zaje nyine, ariko aravuga ati oya ntabwo bihagije, ku izina ryanjye nka Alyn Sano ngomba gushyira hanze album. Ashyira hanze album yise Rumuri. Ni album iriho indirimbo zikoze mu buryo butandukanye uko twadusanzwe twumva umuziki we. Hari indirimbo Mama, hari indirimbo Inshuti, hari indirimbo Lioness, hari indirimbo Positive, hari indirimbo Mwiza, hari indirimbo Maria, hari indirimbo Umwihariko, hari indirimbo Sakwe Sakwe, hariho Kuki, hariho Warakoze, hariho Why, hariho na Rumuri, hakabaho Nabohoka. Izo ni indirimbo ziri kuri album ye. Ho Alyn, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Urumva umeze ute nyuma yo gushyira hanze album yawe ya mbere? Ndanezerewe mu mutima wanjye, meze nk'umuntu umaze, ntago ndabyara ariko nyine kwakwimira abantu baba baruhutse. Yagabye Imana. Meze nk'ubyaye triplets kabisa. Ego. Okay. Ndibuka bwa mbere utangaza ko uzashyira hanze album, kanavuga ko album izaba iriho umuziki utandukanye n'usanzwe ukora hari mu kiganiro Amahumbezi cyane kuri Radio Rwanda. Icyo cyavuze ngo waravuze mu magambo yawe ngo ndashaka ko abantu bamenya uwo ndiwe. Ndakubaza none se uko usanzwe gukora umuziki ntabwo ari wowe usanzwe uri? Ati oya, hari uwo ndiwe abantu bagomba kumenya. Uwo nguwo uriwe ni wo koko wanya uri kuri album? Ntago ndaza wese, ariko iki ngiki ni igice gito cy'uwundiwe. Yego. Uriwe ninde rero mu muziki? Ndi umuririmbyi ukunda kuririmba indirimbo zafasha mu guhindura sosiyete mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ndi umuririmbyi w'umuhanzi. Ntabwo ndi umuririmbyi gusa, ahubwo ni n'umuhanzi kandi wifuza kugeza umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Album yita Rumuri. Yego. Duhera ubundi byaje bite kugira ngo ahabwe iryo zina? Cyane ko atari ko yitwaga mbere. Yego. Uko wataraje mbere? Yego. Mbere ugitangaza ndabyibuka cyane. Izina ryahindutse gute? Okay, mbere yitwaga Lioness, nkuko nundi ari indirimbo yitwa Lioness, ariko naje gusanga mu by'ukuri yego nsobanuye Lioness nibyo, intare y'ingore murabizi ukuntu yitwara, ni umugore ariko still ajya guhiga agashaka, ari independent and all that. So ndi ibyo bintu, ariko naje gusanga nanone ndi Rumuri. Ese gute? Kubera ko Rumuri ni ikintu nagereranyije, ni izina nakuye ku ijambo urumuri. Urumuri rero negeranyije n'ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo bya buri munsi. Uca mu mwijima ukishakamo urumuri kugira ngo urumuri rugirukane wa mwijima, ndetse nawe nirukumurikira ubashe no kumurikira n'abandi bari iruhande rwawe. Kandi n'indirimbo ziri kuri album, indirimbo zagufasha kwidekuvuramo urwo rumuri rwawe, kandi koko bikagufasha no kurumurikira no kurumurikira n'abandi. Bishatse kuvuga ko hari aho wageze ukabona wenda nta rumuri ubona, ukavuga ati yego, ni inspire abantu, nzababwira ko hari urumuri. Icyo gihe kandi byagenze gute hari? Mu buzima twese reka tunafate n'umurongo nyirizina. Mu ndirimbo uravuga ngo rumuri ubwayo, ngo ibintera guhora menyera ibibi, icuraburindi riri mu buzima ndimo, namenye ko rikurwaho n'urumuri rurukamo. Urongera uravuga ngo n'ibindi bijyana bigaragaza icyo kintu, tukibaza ubwo Moses akwaza iryo curaburindi byagenze bite? Okay, mu by'ukuri nta kintu kiri special navuga ngo ni curaburindi naciyemo ryatari. Gusa mu buzima bwa buri muntu dusanzwe duca mu bibazo, nta muntu n'umwe kuri isi utagira ibibazo. So rero ngewe navuze ntireka mbe vulnerable, mbivuge, nemere nitange,
kuko ndabizi neza ko hari abantu nzasanga duhuje situation. So ntago nakubwira ngo specifically ngo ni icuraburindi ngo naciyemo n'iki byose, ariko mu buzima nyine umuntu ahura n'ibibazo byinshi mwese murabizi. So rero ukabishakira ku ruhande, nkaza kubwira pashepa wamba bari kwanguriza 100,000 ko nkeneye gukemura iki kibazo, kandi mu by'ukuri nawe ari kwistrugglingira n'ibibazo bye, cyangwa ukajya kunywa inzoga uziko like ugashakira ibisubizo by'ibibazo byawe ku ruhande. Ariko mu by'ukuri naje gusanga ko ugomba kwigira, ugomba kumenya ko ibisubizo by'ibibazo byawe byose biguturukamo, nuvuga ngo namenye ko bikurwaho n'urumuri runurukamo. None ukavuga uti ntacuraburindi riri special yihariye, ariko iyo wumvise indirimbo ziri kuri album yawe ugera ku ndirimbo wise kuki kuki uvuga nde? Okay, kuki mbavuga abantu benshi mu buzima bagiye, kuko urabona amateka twagiye ducamo mu gihugu cyacu, cyane cyane abantu bavutse mu myaka nk'iyacu, dukora twumva abantu ngo bari abacu, ariko mu by'ukuri tutabazi. Kaya kumva ngo uriya yari papa wawe, ngo uriya yari tante wawe, iki byose. So ugasanga hari gap, hari icyuho bisize mu mikurire yawe no mu buzima bwawe. So rero mba ndi kwibaza kuki ntabashije kubona uwo muntu nyine tu. Ndashaka kuvuga amagambo amwe arimo kugira ngo noneho tubwire wowe ushobora gutanga ishusho rusange ya buri wese ku buryo yumvamo, ariko nawe ushobora kwita uwawe ku giti cyawe. Uravuga ngo amateka aragatsindwa yatumye utaba aho amatage yatumye utaba aho ndi. Hari byinshi nahombye kuko utaba aho ndi ntagufite. Kuki ntabonye impuhwe zawe, kuki ntabonye urukundo rwawe, kuki ntabonye mu maso hawe. Nubwo wasize nkiri mutoya ntibyambujije kuba umugabo. Urumva urakomeza uravuga ngo usoza gusoza ujya kwisoza uhita nifashisha umurongo wo mu ndirimbo Houston, usibye n'umurongo gusa ukoresha na melody yayo ukavuga ngo I will always love you. Uwo ninde wavuga ku giti cyawe, nubwo buri wese wumva indirimbo washobora gushyiramo uwashaka? Okay, navugaga papa wanjye, ariko si we gusa, ko si we wenyine nabuze. Yego, nimba nawe wenda mfite n'amafoto turi kumwe nkiri umubebe, ariko hari abo njya numva nkumva ngo yari tante wawe, ngo yari ibintu nyine nk'ibyo byawe byose. So iyo ndirimbo rero nayikoze ntekereza kuri papa cyane cyane, ariko ntekereza no kuri abo bandi bantu bose, kandi nayikundiye ko nasanze atari njye nyine ivugaho, ko ivuga ku bantu benshi cyane dusangiye amateka. So rero impamvu iri kuri album ya Rumuri nuko iryo ni icuraburindi ucamo ugakura uri imfubyi. Nshaka guhuza n'ubundi wavuze ngo nta cyihariye, ariko wakumva indirimbo ugenda uzumva ugasanga koko rya wa mwijima hari aho tuje kubona mu ndirimbo ziri kuri album. So umva ugakura nyine ukabona like ukuzura imfubyi. Mu by'ukuri twaje gusa n'ababimenyera, ariko iyo ukukura ukagenda ubona abandi ukuntu babaho, tubona ko mu by'ukuri atari ibintu byo kumenyerwa. Nyine ubona ko nawe bagakwiye kuba wari ufite ababyeyi cyangwa umubyeyi. Ugasa nyine ngiye yo numvisha umuntu uvuga papa mba numva bintangaje, kuko ntago nigeze nkura mvuga iryo jambo mu buzima bwanjye nari. Ariko iyo ndi kumwe n'abana bari kuvuga ngo papa, nubwo se kugira papa bimera gute. So ariko nyine urumva iryo curaburindi ukarikuriramo, ariko Imana twagize amahirwe iduha ababyeyi b'abagore bameze nk'intare z'ingore. Niyo mpamvu hari indirimbo nyinshi natuye mama kuri album. Mama yabaye byose, aba no mu kimbo cya papa. Nakuze meze nk'ufite papa kubera mama wanjye. So rero ariko nkaza kuvuga ngo ni kwa kwishakamo urumuri. Nubwo byabaye gutya, ariko ntago byambujije kuba umugabo, ntago byambujije gukora, ntago byambujije kuba rumuri, ntago byambujije kumurikira aho ndi hose. So rero ndavuga ngo yego hari icyuho wasize, ariko ndakomeye kandi nzahora ngukunda. Hanyuma mu kuyisoza biragamoze se tangwa ahita na Mike ari hano. Donc agace k'indirimbo y'abandi Houston amagambo unafata na melody, kuki utakomereje muri melody wowe ubwawe wari wakoresheje muri kuki? Reka nkubwize ukuri, wumvishe iriya ndirimbo wumva ko hari nta na instrument zirimo. Njye nandi kurimba ndi mu marangamutima ndi no kurira, nshiduka nabikoze. Like nyine bikoze producer itabirekera aho ngaho, nuvuga ngo nta instrument irimo, kuko instrument yari irangiriye ngo ariko ndakomeye. Noneho nshiduka navuze ngo
so rero bahita nyine babirekeraho twumva biraryoshye kuko nabivuze ndi kurira iki byose bavuga atakanga kagomba kuguma ariko zurira mu rusange urumva indirimbo ariko nyinshi hano nazikoranye urumva igaruka kuri papa wawe okay si kuri papa wanjye na tante abantu benshi ntabashije kubona epa utujyane no kuri sa ntabwo nshaka kuba associated nshaka kuba associated kuri mama kuko nayo ndirimbo kuko mama naho ugarukamo wa murongo waruvuze ngo wabaye intwari mu kimbo cya papa wagiye donc aho nkuriye aho umurongo niwo nshaka cyane ngo aho nkuriye namenye amakuru ko byari hafi kukubura ariko urarwana byagenze bite nayo makuru wamenya aho kuriye kuri mama wawe muri iki gihe cyo kukwibaruka okay kuri anniversaire yanjye yo mu myaka mike yishize yambwiye nyine ibintu byamubaye hantwite bitari byiza ku buryo twese twari turi hafi kubura ubuzima bwacu ntabwo ndibuvuge kuri radio kuko ni privacy y'umuryango wacu ariko nyine barabimbwiye n'icyabinyemeje nuko hari ibisigisigi nyine hari amakuru abyemeza ariko ngiye nahoraga nibaza nyine ukuntu bimeze ariko aza nyine kubinsobanurira ambwira ko ari uko byagenze so rero nyine abimbwiye numva binkoze ku mutima cyane urumva namushimiraga ko ari mama ariko biraba bisanzwe ariko none nahise numva nshimye Imana kurushaho ko nyine yarwanye nkavuka kuko byari gushoboka ko mutari kumenya akamenyekana na murumuna wanjye cyangwa abambanjirije twese twigenderanye na mama so rero niyo mpamvu nahise mvuga ngo wahinduye uruhinja umuntu mukuru aho nkuriye namenye amakuru namenye ko kunyibaruka byari hafi yo gukura mama ariko urarwana intwari yanjye uranesha tujye kuri sakwe mu magambo menshi waririmbye ugeraho ukavuga uti nka burabyo nka iva yego uri kuvuga iva buravan cyane pe abanza umurongo we hari umurongo abantu bazi mu ndirimbo ngo barajya he kuko naje nibahigame naje ku mugani wa burabyo iyo niyo nteruro rimeze gutyo niyo nteruro iva buravan ni umuntu umeze gute kuri wowe kamera iva buravan yahoze ari umurongo muto wanjye kuva kera nkimumenya ngira amahirwe anyemera no gukorana indirimbo nawe nabaye mu banyamahirwe bakeya kuri iyi si babashije kuba bakora indirimbo n'umu legend hanyuma twigeze rero kuganira twaraganiriye yambwira ukuntu ari gukora kuri album iri kuko urumva hari amateka menshi duhuje muri career yagiye muri Prix Découverte nanjye njya muri The Voice tubasha gusohokera igihugu tubona gap iri mu muziki wacu tubona ko dukwiye gukora imiziki yacu y'umwimerere aho kugira ngo dukomeze twigana abandi kandi barabikoze mbere yacu so arambwira ati rero ngiye ngiye gutangiza ino ntambara kandi ndabizi ko bizemera namwe nti se nanjye ko nabimbifite muri gahunda wansomye mu mutwe arambwira ati abantu tubikore kabisa hashize iminsi mike ahita asohora nyine twaje album ye irimo nyine umwimerere umuziki nyarwanda kandi nanjye nari mbifite muri gahunda kuko nagiye muri The Voice mbona ko rwose nta muziki nimamfate nabi ariko nta muziki uri unique uri hanze dufite imiziki nyine ya zuke afrobeats kandi ibyo byose barabidutanze so dukeneye ku represent igihugu cyacu tubumvisha nyine ibintu byacu so rero nkora indirimbo zimwe na zimwe kuri no album nari ndi gutekereza buravan vuga nti ikivi cyawe ndi kucyusa ibyo twavuganye ndahora mbizirikana kandi ndabikora so rero niyo mpamvu nahise mfata umurongo we mushyira mu ndirimbo ndangije nanamukotinga kuko ndashimira nyine Imana yamuduhaye kandi yanaduhaye impano ye kuko bamwe muri twe twari tuyikwiye abandi ntabwo bari bakwiye kuko mbamo n'abatari babizi ariko nuko byagenze muri sakwe n'ubundi hari ukuntu wivuze cyane yego actually no ndirimbo ikumvuga tu urisingiza ni gisingiza urumva urivuga witatse cyane
Okay, actually muri no album ni ngewe iri kuvugaho. Ako na impamvu nivuzeho nuko naje gusanga iyo nivuzeho bifasha abandi bantu benshi cyane. Ndavuga reka nihangane nitanga ubuzima bwanjye mbushyire hanze ko nundi nicyo narimewe. You never know, narimewe wenda kumurikira abantu kugira ngo nabo banyibonemo. Kuko nakoze none mbona ukuntu ari true story yanjye, mbona abantu ukuntu bayibonyemo biramfasha na fake G nuko. So ndavuga nti nongeye gukora album yanyu noneho kugira ngo banyibonemo noneho kurushaho. So rero muri sakwe mba ndi kubaza abantu ngo ni wa mugani uvuga ngo banegurana ari intege banenge itirora. Like kubera icyo judginga kandi nawe mu by'ukuri ufite ibyo wagakwiye kwikuraho. Kubera icyo ushaka gukura agatotsi mu jisho ryanjye kandi nawe ufite kwikuramo mbere na mbere. Ndi kuvuga mundeke mbondiwe, mundeke sinshaka kumvangira. Tugiye turekana buri wese akarekunda akabu ari we twagira amahoro. Ariko usanga umuntu yabyibushye ngo wabyibushye, yananutse ngo wananutse. Alyn Sano kuki umeze nk'abahungu. Mwiza kubera iki ikora kuri Radio Rwanda kuki wavuye epa kubera iki utajya hanga like kuki se wumva utandeka kugira ngo ngewe mbuwondiwe nawe uburiwe tubane mu mahoro. So rero aho nivuga mandi kuvuga ngo nkora ibindeba mu muco nkurana rumuri rwa kasi nihunza mu bindeba nkorera kwihesha agaciro mpabwa nta ukampa kitihabwa ndamurika. Yego muri sakwe wenda tunayivaho ni ubumva ko inspiration n'ubundi ni kwa guteza imbere umuco, ni kwa gusigasira cya kinyarwanda. Actually nge ntago mbyita gutyo, ntago mbyita guteza imbere umuco, mbyita gukora umuziki nyarwanda. Ibyo twakuza abakurambere bacu twumva bakora, ariko tutibagiye ko natwe turiho muri no generation, ariko byibuze tugasamplinga kubyo twakuze twumva ba grandpere bacu na ba arrière grandpere bacu bakora. Aho kugira ngo dukore ibyo kuko Fela Kuti Burna Boy yamaze kumukora yaradutanze, ariko ntago aradutanga gukora ibyo atazi byacu. So rero niyo mpamvu ntekereza ko abahanzi nyarwanda twese turamutse dufashe icyo kintu ntitukite ngo ni gakondo ngo n'umuco, tukakita umuziki nyarwanda. Umunsi umwe umuziki nyarwanda wazagira uruhare muri economic growth. Bivuze ko n'izindi wenda album n'iyindi miziki myinshi uzashyira hanze, kubera ko nubwo turi kuvuga kuri rumuri ariko hari izindi ndirimbo, hari amasingle tuzumva Alyn Sano ukora kuri iyo touch. Okay, ntago mbibasezeranyije kuko ndi mu muziki, ariko nanone ndimo nk'umucuruzi. So ngewe ncuruza umuziki, rero nzajya nkora ibyo nshaka, ariko nanone nzajya nkora ibyo isoko ndimo rishaka. Ejo ntibizagutangaza ubonye ndapye, ejo bundi nkagira ntago ndi umuhanzi uri limite, ngende umuhanzi ushobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko nanone mbona ko ari byiza iyo umuntu akoze album kwisanzuriramo ugakora ikintu wumva ushaka utitaye ku byo abandi bashaka. Turi kunyura muri izi ndirimbo mbere yuko tunazumva, nagerageje gusa nkaho nivugaho kugira ngo bibafashe banabyumve. Ariko ugeze ku ndirimbo yitwa Maria usa noneho nkaho inkuru yishyira ku ndi mwana w'umukobwa. Umukobwa rwose ngo bana warushyushye, wari mu bihe bye. Ugera nawe uravuga ngo ibyo ashaka nyine kujyamo ngo ngo wavuga ngo uko bishyuha niko bitwikana. Urumva ngo wegombaga gutegereza, urumva nyuma ugakomeza ngo kumutera inda n'ibindi byose ugenda bigarukaho. Ni inkuru mpamo y'umukobwa uzi cyangwa ko ni ishusho rusange y'ibyo wabonaga? Okay, harakanira bagiye kubabwiraho gato ndi gukora album. Nashaka kwinspiringa barumuna banjye kuko nabonye ko nahoze urabizi nahoze mfite izozi zo kuba mu role model w'abantu. So rero nje kubona ko hari abantu bafata nka role model, ndavuga nti reka nanjye wenda ngira icyo mvuga cya savinga babiri cyangwa umwe. Icyo gihe naba nsize isi neza kurusha uko nayisanze. So rero niyo mpamvu nahise decidinga gukora Maria, kuko ntago ari ibintu byambaye, ariko ni ibintu mbona bigenda bibaho. Ugasanga hari nk'abashuti banjye benshi bafunze kubera basambanyije abana bari munsi y'imyaka 18, kandi nabo ugasanga barajyaga kungana pe. Ugasanga umwe yarafite 20 undi afite 17 n'igice, ariko ugasanga so nkavuga nti rero ngewe reka mbigire mbere na mbere abakobwa, kuko
I'm trying to empower mostly women ariko nanone n'abahungu nabo nzababwira nimbona ubushobozi ariko this time nandi kubwira Maria tegereza ko ari igihe Maria aba ari mukuru utanakeka ko afite imyaka 17 ugasanga agushije ikibazo mu muhungu so ugasanga uruhare narwo ruri muri Maria yo gutegereza uko abona kuri social media abakobwa bambaye ubusa bambaye neza bagize bate byandi twitanga ba slay queens akabona muri filime babikora akavuga ati nanjye ndabigerageza so biri kumubwira uti tegereza uko bishyuha niko bitwika nihangane basi bizagutwanditse cyangwa niyo Bosco wanditse nje ino album nije wayanditse kwera ko hari ukuntu wumva hari akantu ko muri yataje yigo ariko usko abantu batazi ko ndumwanditse ntabwo tuvuze ko utari umwanditsi ari ukuntu ushobora kumva umurongo wo mu ndirimbo y'undi muntu ukumva hari uryoheye arakantu kari similar nanjye reka nkafate gutya bigende gutya ntabwo bivuze ko utari umwanditsi cyangwa se akaba niwe wakwandikiye kuri iyo ndirimbo kuko ushobora gukora album yose ukandika iza umubare w'ibyo ukandikisha no wa wundi wanditse yindenda kuko niyo Bosco yandikira abantu benshi ugatuga ati cyane niyo Bosco niwe wanditse no ahita afata wa murongo we wo muri ya yindi numva akurorera uko bitwika uko bishyuha niko binatwika cyo cyakabiri n'ubundi ni hafa ahubwo uramutaka cyane ukanamubwira ko ari mwiza umuntu wihebye nyine ushobora kuba atekereza ko wenda atari mwiza aho ngaho ni muri mwiza ni mu yindi ndirimbo uramutaka cyane mwiza uri mwiza humura mbese ugerageza kumuha ubuzima ukamubwira ko afite n'ubuzima hari abantu mwahuye wenda bajya batekereza ko badafite ubuzima nanjye ubwanjye ahubwo na mbere nari nzi ko ndi mubi nyine kubera kwa kundi wiga mu ishuri utitaye ku bintu bya beauty like kwa kundi udafite igikuriro nk'abandi ba adolescente ugasanga nyine nta muntu kwitayeho n'abakwitayeho ugasanga bari kukuvuga ibiki ninje no mu muziki bamwe batangira kumbwira ngo ndi mubi n'iki byose so rero nyuma nza kumenya ko ndi mwiza nahise numva ko hari abandi bantu bashobora kuba bameze nk'uko nari imeze ndavuga rero reka mbakorere aka karirimbo bumve ko kuba uri wowe bihagije ko ufite ubwo bwiza hari ukuntu waje urumva ati naje kumenya ko ndi mwiza naje kumenya byagenze reka mbabwire ukuntu byagenze reka ngenda arahagurutse yewe nagiye mu marushanwa muri Afurika y'Epfo noneho bakajya bareba bakavuga se kubera iki ufite ibintu byose kukiririmba neza ukaba uri mwiza ukaba uzi igifaransa ukaba uzi n'icyongereza nago nyine nago bibaho ko umuntu aba perfect gutya ntabwo ntiwacu se kigenda batajya babibona no abantu bose bari aho kugira ngo batangazwe n'impano yanjye nkuko hano bibatangaza bo batangazwaga n'ubwiza bwanjye babana abantu bari gutanga ubwiza bwanjye barasaze no ako nanjye nirebye bona nyamara nyine banza nari nkeneye kujya muri societe nyine inyaprovinga ko ibyo bintu ari byo so rero nari decidinze no kujya nambara imisatsi ihisha gahanga n'ikigeze kugira ngo ngerageze guhisha ubwo bubi nkivayo ndebye kuno ndi mwiza navuga nti ndogoshe umusatsi ntuzongera kumvuna bazajya bande gukomeza nyine muri icyo gihe wumvaga ko wabwirwaga bivuga ko nabwirwaga ariko nanjye byahise binjyamo bita nanjye bituma numva ko nyine ubona gukobwa ngo yego ngo wamugane baravuga ukuru kabyakira kuko rero bamaze kubyakira no na post buretse hari nk'igihe nakoranye indirimbo na Buravan noneho bashyira nyine muri social media ngo turakundana abantu barantutse uko kuvuga kabi munago kwiye Buravan narababaye nawe ntabwo nababajwe nuko nyine bavuze ngo ntidukwiranye nababajwe nuko bavuze ngo ndi mubi nyine ngo ayo makuru ngo aranuka aho ngo amasazisha narayendira Buravan akayambwira ati ariko warasaze ubuse ngewe ko wagita umutinganye sintuje nara nyine aho ngaho niho natangiye kumenyerera gutukwa muri media so rero nyine nkomeza kumva ko ndi mwe sharika nikorere cyane ibyo nzakora bizakavaringa ububi nyine nzaba umugore uri successful nyine ububi buburi nyine amafaranga aze atwikira ububi hari ukuntu waruvuze ngo imisatsi bashyiraga kugira ngo ishe kera nambaraga imisatsi ihisha agahanga
barakubwiye agahanga okay numvaga ko byuze nimpisha icyo gice gitoya cy'isura ubu nyine ruvuganuka gato ariko abantu bari gutwumva ntibatwumve nabi ibyo ni ibintu nanyuzemo ariko ntabwo ari byo ndi kunyuramo ubu ndabizi ko ndi mwiza kandi nta nubwo ari byo kwikonsora ndabireba rero ndavuga nti Imana ko wandemye neza ndagira nte okay reka dufate akanya twumva indirimbo 3 icyarimwe ziri kuri album yawe hariho indirimbo Rumuri hariho indirimbo Kuki n'indirimbo Mama nizo tugiye kumvira rimwe muri aka kanya shamumenesheje